hano mu rugo bimeze hano mu rugo nta muntu wanyobora nta muntu wanyobora bimeze neza oya ibyo ngibyo kugira ngo se buriya oya we jya umwihorera ahubwo jya ukomeza kugenda umugaragariza ko ibyo ngibyo utanabizi ugenge buriya dupanze diru mbagira ngo diru buretse gato ariko manze ndi kuvuga ibintu by'amafaranga mbo wowe iyo dupanze diru jya uyikurikirana neza ruzungu cyane ibintu byo ushyiramo ibintu bya mawujuju nose we ntabwo byumva oya ubwo kandi ubwongo bwo ukuntu wabuze ubwenge ubwo uzatangira ugende ujye umugaragariza ko ubizi ejo birangira babimenye wapi ujye ukina diri nk'umuntu w'umugabo ariko sawa ndaza kuza kuguhamagara sawa ngo bimeze bite se noneho ko tuzindukiye nawe wabaye igizuga kandi uyu ngubu mba ndi gukina ibintu by'amadiro urose ugeraga ngo 30,000 nkora hano ku kwezi byakaryara ngo byamemba njyewe wapi ngo bimeze bite se ngirwa kiri yangiye ko nabona imodoka oya ubu ngo bamaze ko ndakubwiye ngo maze kumuhanagura urukweto rwe neza uruko byumva nyimara kuruhanagura ahita nkubita inota ya gitanu ifata nkubite tipe ahita yondoko bagiye kabuga okay ngize amahirwe izameze ko nawe hari amahirwe bwoko cyese we ntabwo twatetse nta nubwo biranashye izameze ko nsanga ngirwa shiri yanjye naye hari ingirwa shiri sheri wawe uri kwita ingirwa sheri se iyo mani muri simubwira ndashaka dukinane diro banze ndemo ndabyemera irimo amafaranga ariko yego menshi cyane ahubwo yego noneho ndakiza noneho mbetsezera mabuja wanjye oya buretse bakimubwira urumva uriya sheri wanjye banadukundana nyine ariko afite amafaranga afite imitungo afite amazabo afite ibintu byinshi uriya ni umukire bonse wanjye buriya byagenze neza agukubita tipu zidafite aho zihuriye n'umushahara noneho rero ngiyeho ubusanzwe nifite sheri wanjye nikundira uriya simukunda ikintu mukundira ni amafaranga bonse wanjye ntabwo umukunda singiye kukubeshya mukundira amafaranga njye nifite sheri wanjye nkunda ngo iki yego nuze boss wanjye arabizi ko wowe umubeshya oya nabyaze nta niyo mpamvu ndashaka tugirane diru kwaje mwibanga diri nizere ko irimo ikintu cyitwa ipinda yego ririmo amafaranga ari official ndatabaza we urumva ikintu nshaka kukubwira urumva ndashaka kumuroga ntegukanira imitungo ye oya uravuze ngo ushaka kuroga boss wanjye zukura akacucura akagurya none se wowe nimba ushaka kuroga boss wanjye n'umuroga gapfa urumva ndi uzamemba wowe uzamemba se yego ndabisigaye mu mitungo yabwo nzagukubira 3 umushahara wahembaga urumva wowe nyumva reka nkubwire ujye mbabare reka mbaze nkubwire urabizi neza ukuntu nkuba kuko mba nekereza ukuntu uteretera na boss wanjye ejo byazarangira uhindutse mabuja wanjye kandi nabe naragusuzuguye ugasanga uranyirukanisha ukimara kwinjira mu rugo boss twabanye akiri umusiribateri uko byumva nuba aracyari umusiribateri nubwo wenda arimo arashaka kugenda ashaka kugira ngo muteretane ubumugore we ariko urabizi ntago kumuroga agapfa gupfa nyagupfa yego uretse amabwire ubwo diri irimo miliyoni zingahe ndaguhereza amafaranga yose ushaka ngo harimo amafaranga yose ni imitungo ye yose amazabo nkayatwara imitungo amazu yose afite nkabigira ibyanjye ubwo mfitemo 70% uretse ibyo ngibyo tuzabipanga byarangiye uretse wowe nkubwire mwana we mbabarire ugira ibanga urumva ndashaka kuguha uburozi njyewe ukandoga njyewe oya ndashaka kuguha uburozi uzabishyira mu cyayi nibyo bizoroha muri mukara cyangwa mu mata ariko apfa kuba atazaremewe twakunda byose mu gitondo agiye mu kazi wamuteguye breakfast ugende uminje urishiramo uburozi buriye ububike kure ubu ni uburozi yego ububike kure we dukinane diyo ikintu cyose ushaka uzakibona buretse gatoya harimo angahe nzaguha miliyoni nabi miliyoni imwe kaze nawe kuba amafaranga wayakorera imyaka ingahe miliyoni yego imwe ndakize birarangiye njye wambutiyaje noneho ubu ngubu nshakana nahamaga buretse gatoya wamagara ndetse kandi buretse gatoya wowe ambutiyaje kankora umva cya kibanza nushaka ubu ngubu gukirambagiza amafaranga ndayafite
amafaranga nayabonye wowe nugira ikibazo hariya ngo barashaka umva uhita ugifata ntihagire n'undi muntu ugifata turi bubishyure amafaranga arahari nugira ikibazo si urahita uyima miliyoni sawa wowe nugira ikibazo uri kwihutisha ibintu wewe ubu dufitanye ntirarangira ubu diru wowe ryamusinziye ryamutekane ubu diru yamaze kuba iyanjye uri kubyumva ubu diru ni yanjye ambutiya utazabidobya ntabwo nabidobya harimo miliyoni wowe urakeneye amafaranga uretse gato bose tumaranye umwaka n'amezi angahe ntabwo ari amamiliyoni miliyoni ntabwo ari ibintu birenze iyi ni iyanjye sibyo ahubwo wowe ikintu nakubwira cyo kora hano gahunda ni nu gasaza wowe nugira ikibazo nta kibazo gusha mfite n'amabuno we nta kuntu tutabura gukina diru nzima sha ni fresh umeze neza aha nahe ndimo ndajya hariya hafi ndumva ari sawa wowe se bite mvuye kureba yangirwa sheri yanjye muhire se kuvuze ngo ningirwa sheri habaye iki ruriya rutipenye ntabwo ndukunda kubera ni ukuri kw'Imana si uri inshuti yanjye nkubwije ukuri pe simukunda habe na gato njyewe nifitiye sheri wanjye nkunda cyane uriya mutipe mukundira amafaranga afite nta kindi ntazi uko ari urukundo umukunda nkabona amafaranga nze mfite sheri wanjye nkunda cyane nta nawe yahurira n'uriya mutipe none ukaba ushaka kumurya uri inshuti yanjye ngiye kukubwira ibintu ariko umunwa wawe uzawufunge nta kibazo nzawufunge umva nkubwire mbisubiremo ibintu ngiye kukubwira umunwa wawe uzawuzirika utazarota wanabivuze ntuzanabitekereje no mu nzozi nzawuzirika nkubwire ibintu ngiye kukubwira ntuzanabirote no mu nzozi uzarota ni ibanga rikomeye nta kibazo nabyo nzavuga rwose uri inshuti yanjye ndakwizeye ntawe ureka ubugome n'ubugome uretse si uri inshuti yanjye ntuzamemukire ndashaka kuroga uriya mutipe dukundana muhire ndashaka kumuha ikirozi agapfa iriya mitungo yose nkayitwara reka mubwire rwose ibyo nivugishwaga ibyo nakoraga byose ndabiretse nanjye ndagushyigikiye nta kibazo uranshyigikiye ndagushyigikiye pe mwana ndakwizeye mbikubwira nizeye ni ibanga rikomeye ahoya ndagushyigikiye rwose zamfashe mwana we ntuzanenguhe pe ibino bintu nyine birakomeye rero ikintu nshaka ndashaka kumukuraho imitungo yose uzafite ikaba iyanjye muri iyi minsi n'akazi ukora simbona ari akafeke kose ahubwo rimwe na rimwe ndakabona ubundi nkakabura gutyo wowe umbikirira ibanga nzaguhindurira ubuzima nzabikora pe kandi ndabigusezeranyije ko nzabikora nzaba ndi umukire nimara kumukuraho none se ahubwo bararebye neza ubona afite imitungo ihagije uriya mutipe afite ibintu byinshi amazahabu reba inzu afite zose ukuntu zingana afite inzu nyinshi urumva afite ubutaka he mu Bugesera ibintu byose ndashaka bibi bya ariko ibintu nkubwiye ubigumane sibyo sawa bayi kose ndagushyigikiye nanjye sawa abakobwa rwose bajya bansetsa uriya arimo aragambanira muhira amugambanira ngo azamuroga ntabwo nakwemera ko wamwica ahubwo ndabimubwira ibi ntabwo byavamo muhire ni inshuti yanjye ndamukunda umva umuntu wanjye wa hafi kabisa sinatuma abikora kumamagara Oui. Ni sawa? Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Twaraburanye. Nyibutse utera? Meze neza. Umugasa mubwira nagushakiraga. Nagushakiraga? Ni amahoro se? Ni amahoro. Wambwira nabi?
nendaga kukubwira nahuye na sheri wawe nyine ambwira ukuntu atagukunda ambwira yuko wowe ashaka kukuroga Nguki? kugira ngo nuko yirira imitungo yawe. Aya makuru yafitiye igihamya? Yafitiye gihamya ndetse nari kode muri kodinga yarambwiraga nyine ngiye nkamurikodinga. Ako ngatangara impamvu nsigaye muhamagara ntanitaba neza. Mukobwa, ariko ibyo bintu rero ntabwo nabyizera ntarumva neza iyo rekodi yawe. None sha byari bya bindi byanyu mama ushaka kwica ubukwe bw'abantu. Umwana n'iki saru ngo gukunda birenze ko icyo najya murayo wowe. Tega amaso yawe uzabibona kandi uzabibona vuba hadasohoye. Rero reka nkubwire sibyo? Nta kibazo ubwo icyambere burya kiba ari amakuru kuko ndi no mu rugo kandi n'umukozi arahari. Ntabwo reka ntacyo ubwo nzagushaka nyine umwanya tubiganireho neza. Ahubwo umwanya azabona aje kugusura ariko nawe uzamenye ko ariyo gahunda wafunguwe wirinde urabizi ndagukunda n'abana. Reka nkubwize ukuri hari imitungo nari ngiye kuzamwandikaho ubwo wasanga aricyo kintu ashaka kugira ngo ariko ntacyo amenya amakuru nawe. Sawa urakoze kumpa amakuru. Urakoze. ngo yirengeye iki ngo yirengeye nkumi mu nzu harya mama babuhereye shabe na damu koko si beza. Ambutiyaje we ambutiyaje uyu mukozi nawe ambutiyaje baya cyo cyita ibyo mu cyaro umugabo nukubita umugore ako izo ndirimbo zawe niko izo ndirimbo zawe zimeze nk'iz'abasumba waragiheneye Uya izi ngizi bazita mawujuju bose. Izi ngizi twazi urabera bundi kera narafande mfata Bugesera. Noneho hari ukuntu buriya kera nyiri kwikosa. Nizo ndirimbo kugira ngo nyine burara nari nyoboye abandi. Icyo gihe nitwaga Colonel Burinje ndi apande bose murare wene. Oya ako ka. Kuri ikintu ukunde nawe naguri umusivili. Na yesi murare. Noneho icyo gihe nabonaga abasirikare bagiye kugira gute bagiye kusubira inyuma nkatangira ngashyiramo ako kantu k'inyo ntabwo nari guhamagare dore kuri no konshura umwuka tangira akantu mbenywa amazi se cyayi akajuice bakantu wese cyambenywa mwana aho ngaho genda ndebera akantu nushaka uzana agacyayi ngamba ni kuko murebe icyayi nari reba mbona uko mukanya ndeba kamace Chere tumesikia stebe peni nzi sawa kushyushye ndashyushya ahubwo reka ngende nkore kudusha ngaruke sibyo abantu ntari kabisa genda dore nanjye ndi hano uzumfashe turebe kano kamace nta kibazo umuhanzi umugoroba uraniryohera asanga ibintu wa mukobwa yambwiye ari byo umusisitiri uri kuza yitoraguza nawe ubundi se ugira ngo boss ugira ngo buriya icyayi buriya ubundi icyayi ni ubuzima ariko wagiye utatongereho amagambo wagira ngo icyayi ni ubuzima boss icyayi ni ubuzima nyine ndabizi wese siyo mpamvu nyine tukigura ntabwo tugura amajyane n'ibyo kugitegura byose icyayi buriya ni umuti ndashyiramo isukari nyinshi cyane ariko muri ino minsi ushaka kuyigabanya enjoy boss merci esa ubu ngubu ewan uzi buriya unyweye icyayi imitsi yo mu bwonko iragenda igafunguka wumva ikazibuka wumva ugatangira gutekereza ibintu neza wumva byakuba ku muryango kugira story genda ahubwo utegure vuba utuntu two kurya urabona ko sheri wanjye yaje sibyo akusko kuko ari we mbonye negurira utuntu tumeze neza nyine utuntu tw'utubuto dutuma agafi urumva agafi ni byose utegure neza please
urumva kandi ari burara sibyo are agenda ndabizi byawe are boss genda unegurire nyine sawa nze kugutegura na kakantu se genda rero ibindi ndakubwira numbatse reka urandi cyamwemerera boss cyara gisagura nabasha ibyabo Wow, Ambatia. Bari hano mubwiye. Wamuhaye bwa burezi. Moto wakoze. Wow. Umumiliyoni mu gihugu. Nirindi. Kora hano sha. Reba kirapfuye. Ubu ngubu rero, ubu ngubu umuto wakoze. Reka buriya miliyoni wampaye nawe ni nkeya, burongera 500,000. Umurame se urumva miliyoni ari nkeya. Nibumva se, ubundi muteno. Yakongeza n'umushahara. Ubu ngubu inzu sinongera kwisohokamo iyi. Ikindi babujara amaze mubwi. Uhita ushaka undi mukozi nanjye. Njemba hano ukubyumva naho nahura n'akazi nyine nanjye njye buri umukozi. Aho have it ngibyo. Nese kamubaza mabusha kamubaza ko twishe boss wanjye tukaba tumuhitanye ndagumiza mbo umukozi cyangwa ndahita mbo umugabo wawe koko ibyo ngibyo byihoreye ndaza kurya kuko bwira ubwe tuza kubikoraho icyo nashakaga ni iki kwapfa bikarangira uburyo bwo bibiri byacu twatigaruriye ako abonaga inzu gifite ukuntu ari nziza ibi byose ni imitungo yose dafite y'amazabu yose ubu byose ni ibyawe ureba nabundi bibiri by'amawujuju undi mawuje usuba mawuje urabona bitambereye yewe sigipfuye se nese ubu ngubu ise witwa mabuje cyane rwose nongeye kumpamagara izina rya nyuma amagare mabuje ubu ni mabuje mushyashya yego